Mana tuje imbere yawe. Bakunzi bagusengerwa nongeye kubaramutsa mugira amahoro y'Imana. Nijejwe rero n'uyu mwanya mbonye kugira ngo tuganire namwe ijambo ry'Imana. Nitwa RUTAYISIRE Emile, ni umuvuga butumwa nsengera kuri Zion Temple Gatenga. Nijejwe rero n'uyu mwanya kuko Imana yaraturinze, Imana itugirira neza. Reka dutangiye gusenga rero. Uwiteka Mana yacu, nongeye kugushima uyu mwanya uduhaye, nongeye kugushimira ko waturinze mu bihe byose byatambutse, kandi ukaba washimye ko duhurira ahangaha kuri gusengerwa kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Reka rero uze ubane nanjye, Umwuka Wera aze anyobore mu byo ndi buze kuvugira hano byose, kandi ari uri buze kumva ijambo cyangwa uzabyumva, Umwuka Wera nawe umugenderere kugira ngo umutima we Uwiteka Mana ushobora byose aryinjizemo kandi amusobanurire neza, kugira ngo ribe ijambo rimugirira akamaro, ribe ijambo rimwubaka, ribe ijambo rimugirira neza. Ni mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye, amen. Kadutangire rero dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma muri Daniel ibice 5 umurongo wa 10 kugera kwa 12. Avuga ngo nyuma umwamikazi yumvise amagambo y'umwami n'abatware be, yinjira mu nzu y'ibirori bariragamo, aravuga ati, Nyagasani nyaguhoraho, ibyo utekereza byo gukura umutima mu maso hawe ahinduke ukundi, kuko mu gihugu cyawe harimo umugabo uri mu mwuka w'Imana zera, ndetse ku ngoma ya so yabonekwagaho n'umucyo no kwitegereza n'ubwenge buhwanye n'ubwenge bw'Imana, kandi so umwami Nebukadinezari yamugize umutware w'abakonikoni n'abapfumu n'abakarudaya n'abacumi. Kuko muri uwo mugabo Daniyeli wo umwami yahimbye Beluteshazari habonetsemo umwuka mwiza no kwitegereza, yashoboraga gusobanura inzozi no guhishura ibihishwe no guhangura ibyananiranye. Nuko nibahamagaye Daniyeli aze asobanure impamvu yacyo. Mu itangiriro igice cya 41 kuva ku murongo wa 37 kugera ku wa 45, aravuga ngo iyo nama inezeza Farawo n'abagaragu be bose. Farawo abaza abagaragu be ati, tuzabona hehe umuntu umeze nk'uyu urimo umwuka w'Imana? Farawo abwira Yosefu ati, kuko Imana ikweretse ibyo byose, nta wundi munyabwenge n'umuhanga muhwanye. Nguhaye gutwara urugo rwanjye, kandi abantu banjye bose bazumve icyo utegetse. Ku ntebe yanjye y'ubwami yonyine nzagusumba. Farawo abwira Yosefu ati, dore nkweguriye igihugu cya Egiputa cyose. Farawo yiyambura impeta iriho ikimenyetso yo ku rutoki rwe, ayambika Yosefu ku rutoki, amwambika imyenda y'ibitare byiza, amwambika n'umukufi w'izahabu mu ijosi. Ndamugendeshereza mu igare rikurikira irye, bakajya bamurangana bati, nimumupfukamire. Nuko amwegurira igihugu cya Egiputa cyose. Farawo abwira Yosefu ati, njye Farawo ndahiriye ko ntawe uzunamura ukuboko, ntawe uzashingura ikirenge mu gihugu cya Egiputa cyose utabyemeye. Farawo ahemba Yosefu Safurunatipeneya, amushyingira Asenati mwene Potifera umutambyi wo mu mudugudu wa Oni. Yosefu atambira
atambagira igihugu cya Egiputa. Amen. Aha hantu rero tumaze gusoma hano, tumaze kubona abagabo babiri, Daniel na Yosefu. Uyu munsi rero nkaba mbazaniye ijambo rivuga ngo ba indashyikirwa bagushake, kuko impuhwe n'ubucuti bijya bishira bikananirwa. Aba bagabo rero babaye indashyikirwa, bashakishwa ibwami kubw'ibyo bari bifitemo, ubwo ububasha bari bafite, babasha gukemura ibibazo byinshi byari byayobeye umwami n'abatware be ndetse n'abandi bose bitaga abanyabwenge. Barashakishijwe kandi ntabwo bari mu gihe cyo gushakishwa, kuko nka Daniel yajyanywe nk'umunyagano, Yosefu nawe yaragushijwe na bene se ajya mu gihugu cy'amahanga cya Egiputa. Mu by'ukuri nta jambo bari bafite, ariko icyo bari bitwayemo Imana bari barizeye yatumye babashakisha, barabashakisha. Buri muntu wese rero akunda ibyiza, akunda kwigira, akunda kuba uwa mbere cyangwa mu wa mbere. Uretse umuntu wenda waba ufite ibindi bibazo, yabuze uko agira cyangwa ikibazo cy'imitekerereze, nta muntu n'umwe ukunda kugenda akurikiye abandi ngo agende atoragura ibyo abandi basize. Nta muntu wifuza kugaburirwa cyangwa gusabiriza, nta n'umuntu wifuza gukuburirwa, ko buri muntu wese aba yifuza ibyiza kandi atabikorewe n'abandi kubw'impuhwe cyangwa ikindi, ahubwo umuntu wese yifuza kwigira. Kuko akenshi hari igihe umuntu aguha, akwambika, akugaburira, ariko yarangiza akagucunaguza cyangwa akagucyurira. Niba umuntu bifuza rero ibyiza, bakifuza kwigira, bakifuza kuba mu wa mbere, ntabwo buri gihe ariko bigenda. Ko ahangaha tumaze gusoma tuhabona Daniel na Yosefu barizeye Imana, basenga Imana, bubaha Imana, ndetse bari mu bwoko bwari bufite amasezerano akomeye, ariko umunsi umwe baje kwisanga mu bihugu by'amahanga, batakaza ubwisanzure, batakaza uburenganzira buri mwenegihugu wese aba afite. Ikindi cyaje gukurikiraho nuko baje kwangwa ndetse bahemukirwa n'abantu ubundi bakagombye kubagirira neza bitewe n'ibihe bari barimo, bakagombye kubagirira impuhwe, bakagombye kubagirira neza, barabagambanira. Ndetse n'ibyo babonye byabavanayo, akenshi wasangaga harimo imitego ibavana ku Mana yabo, ibavana ku byo bizeye bemeye, ibasaba gukora ibyo badashaka gukora, kurya ibyo batagomba kurya. Ariko Imana ishimwe ko aba bantu babaye indashyikirwa muri ibyo ngibyo, nubwo wenda hari ababikoze, ariko barabyanze, banga guhemukira Imana yabo, banga no kwiyanduza. Iyo umuntu ageze mu bihe rero byo kwishakisha akibura, yashaka n'umufasha akamubura, mu bihe bikomeye, mu bihe by'amage, akenshi umuntu yihutira gusenga. Uzi gusenga agasenga ndetse cyane, utabizi akabyiga. Ndetse hakaba n'abandi bashakisha uwabagirira neza, bashakisha uwabagirira impuhwe, ariko akenshi ugasanga bije atari ibintu bateganyije, umuntu atazi naho bituruka. Umuntu rero akenshi biza mu isura y'impuhwe, imbabazi, gufasha, kugira neza. Mu by'ukuri uko gufasha umuntu hari igihe umuntu aba bikeneye, ariko hari igihe biza mu buryo bw'impuhwe. Impuhwe ubwazo ntabwo ari mbi,
ndetse akenshi hari situation tujya tugeramo tukifuza umuntu watugirira impuhwe, tukifuza uwatugirira neza. Impuhwe ntabwo ari mbi rero, ahubwo ikiba kirisha impuhwe, ikizi inyuma y'impuhwe nicyo kibi, ndetse kibi cyane. Kuko icyo kizi inyuma y'impuhwe kiyambitse impuhwe akenshi kitwambura ijambo, akenshi kikanadupfukamisha. Hari n'igihe rero umuntu agera muri ibyo bihe bikomeye, hanyuma akagira ibyago, impuhwe zikamugusha mu maboko mabi, amaboko agambiriye ikibi, amaboko amukoresha ibyo atakagomba gukora, amaboko amutegeka ibidakwiriye. Hari igihe impuhwe zigusha umuntu mu gutegekwa kurya ibyo umuntu atagomba kurya, kuvuga ibyo umuntu atagomba kuvuga, guceceka aho umuntu yakagombye kuvuga, kugira ngo umuntu atagira ibyo yangiza. Iyo bigeze aha ngaha rero nibwo umuntu agaragaza neza by'ukuri kuko byagendekeye Daniel na Yosefu. Niho umuntu agaragaza by'ukuri agakiza ke, niho kagaragarira. Niho umuntu agaragaza ko ari inyangamugayo, ko ari imfura. Hari ibintu agakiza katatwemerera gukora, niyo twaba turi muri situation, mu bihe bikomeye nk'ibyo Daniel na Yosefu baciyemo. Umuntu akwibaza ngo ni gute se twabaho tutabeshejwe n'impuhwe n'ibindi bintu biza byihisha inyuma? Ni gute twakwigobotora ubugira neza buza mu mpuhwe, kabone niyo bwaba bukozwe n'inshuti, cyane cyane ko Umunyarwanda aciye umugani uvuga ngo urugiye kera ruhinyuza intwari. Nubwo umuntu yagira umutima mwiza ate, akagira neza, ariko iyo umuntu atinze mu mpuhwe, akenshi abakugiriye impuhwe barananirwa. Umuntu wese rero yananirwa. Ni iki rero cyatuma kwigobotora aya maboko y'impuhwe, tukinjira mu kindi cyiciro cy'abantu b'indashyikirwa bashakishwa. Umuntu akarenga urwego rwo kugirirwa neza, ahubwo akinjira mu rwego rwo kwigira ndetse akagira abandi, akarenga urwego rwo gusabiriza agafasha abandi, akarenga urwego rw'impuhwe ahubwo akazigirira abandi. Ko abo kugira impuhwe bazabaho, abakene bazabaho, ibibazo bizabaho, ariko ndakwifuriza ko utaba muri urwo rwego, kuko hari ibyo umuntu abura, hari ukuntu bigupfukamisha bikakwambura ijambo. Muri Bibiliya rero dufite abantu babaye indashyikirwa zishakishwa mu mibereho yabo. Abo nibo duhora tuvuga, nibo duhora twifuza kuba nkabo. Kandi urebye ibyo banyuzemo nuko babinyuzemo, natwe byashoboka ko babikoze ari abantu, natwe turi abantu, ntabwo bari ibindi bitangaza, kandi babikoreshwa n'Imana. Iyo Mana iracyahari kandi iracyakora, ariko bisaba ikiguzi. Bisaba ikiguzi gikura umuntu muri rusange akaba udasanzwe.
Daniyeli ageze mu bunyagano yagiye ibwami. Ibyo afite yarifitemo byamugejeje ibwami, ndetse babona hari ibimurimo, ahabwa umwanya ibwami. Nta muntu n'umwe utakwifuza kuba ibwami, ariko agezeyo asanga iyo imico n'imihango n'ibyakorwaga, ariko asanga bishobora kumwanduza. Yanga kurya ibiryo by'ibwami, kandi ibyo ari byose ibwami nta nzara ihaba, ntibashobora no kurya nabi, ibyo ntibishoboka uko haba hameze kose. Ariko arabyanga, yanga kwiyanduza kubw'uwo yari we no kubw'Imana yari yamenye kandi yari yasenze. Na Yosefu niko byamugendekeye. Aragenda agera kwa Potifari, abayo. Hanyuma aza gukundwa n'umugore wa shebuja. Byari byose ntabwo bari abakire, babandi barya ivuta rikabatunguka inyuma, ariko bakanaryisiga. Tekeza ko hari abantu benshi hariya batahivana, ariko yanze kwiyanduza, yanga guhemukira Imana yamenye, ariko yanga no guhemukira shebuja. Yanga ibyo umugore yaramusabye, kandi hari abandi wenda babyemeraga cyangwa n'ubu ngubu babyemera, ariko yemera kuva muri icyo kivunge cya rusange. Ariko aravuga ati ngewe icyo nemeye n'icyo nshaka, ntabwo ahanga nakwiyanduza. Ahitamo kujya muri gereza. Dawidi nawe ari muri abo ngabo. Ingero ni nyinshi cyane, ariko wenda twavuga nk'aba ngabo. Dawidi yaratawe ajya mu ishyamba, aba mu madubu, aragira intama. Ntiyacitse intege wenda ngo ati intama, ahubwo yarazirwaniriye, ndetse agira n'ishyaka muri we rirwana n'ubwoko bw'Imana, yanga nuko n'Imana itukwa. Asanga ahantu abakomando n'aba special forces n'abasirikare badasanzwe bari bananiwe, uwitwaga Goliyati. Ariko kubw'icyubahiro cy'Imana aravuga ati ngewe ahantu ntabwo uriya muntu utarakebwe ntabwo agomba gusuzugura Imana, basuzugure n'abantu b'Imana. Hanyuma yemera kurwana nawe, kandi yaramutsinze. Aba bantu icyo bahuriyeho bose rero ni abantu bizeye Imana, bagendana n'Imana, biyemeza kuva muri rusange gukora ibyananiye abandi, biyemeza kuba indashyikirwa, kandi nyuma yaho barabigororewe. Ni ukuvuga ngo ni abantu bakoze ibyo bagomba gukora, bakora ibyo ibikwiriye, ariko bagendana n'Imana, bizera Imana. Ndetse icyaje kuvamo nuko babonye ibihembo, bose babonye ibihembo, ariko bitavuye ku mpuhwe bagiriwe n'abantu, cyane cyane ko bose bari banabaretse, ariko bagumana n'Imana. Hanyuma kuba indashyikirwa nibyo byabagejeje aho bageze, no kuba tubavuga uyu munsi. Hari abandi bantu muri Bibiliya batigeze bavugwa, ariko ngo turavuga kandi twifuza kuba nabo uyu munsi. Ndakwifuriza rero ko wamera nkabo, nubwo waba uca mu bibazo bikomeye ubona bigoranye, ariko nawe byakunda kuko babikoze ari abantu, kandi nayo Imana iracyariho, kandi ya Imana iracyakora, nawe yagushoboza. Nawe waba nkabo rero. Ba indashyikirwa abantu bakwemere, batakwemejwe n'ikindi, ahubwo bakwemezwe niba batakwemera bitewe n'ibyo uvuga, bakwemezwe bitewe n'ibyo ukora. Muri Yohani ibice 14 kuva ku murongo wa 11 kujya ku wa 14, Yesu yabwiye abantu ngo ntibamwizere, koko ntibamwizeraga. Hari n'intumwa ze wasanga zishidikanya, n'abandi bagashidikanya, agakora ibitangaza, agakorera abantu, akazura abantu, akagira gute, ariko ntibabyemeye. Arangije arababwira ngo nimunyizere, mwemere ko ndi muri data na data akaba muri njye. Ariko rero nimutizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora
nawe azayikora ndetse agakora niyiruta kuko njya kwa data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Yesu nubwo batamwemeraga, yarababwiraga akababwira ijambo ry'Imana, akababwira uwo ari we, ariko yongeragaho n'ibikorwa. Senga rero ndetse usenge cyane, hanyuma ugere ku rwego undi muntu atigeze ageraho, ko Yesu uri kumwe natwe ibyo ngibyo yabitwemereye. Yaratubwiye ngo nitumwizera tuzakora n'ibirenze ibyo yakoze. Hanyuma unakore ndetse ukore cyane, hanyuma ubashe gushyikira ibyawe, kuko ibyawe biri hirya hakurya y'impuhwe. Niba uri mu mpuhwe ubeshejweho n'impuhwe uyu munsi, menya neza yuko utari washyikira ibyawe, ko mu mpuhwe bigaragaza yuko ufite intege nkeya, bigaragaza ko ugaburirwa n'abandi, ukorerwa n'abandi. Ibyawe rero uzabishyikira neza ari uko byaguhaye ubwigenge, byaguhaye kwinyagambura, byaguhaye ijambo, byaguhaye kwisanzura. Kora ugere hakurya y'impuhwe. Hakurya y'impuhwe niho hari ibyawe, niho uzashyikira ibyawe. Amen. Kora cyane, usenge cyane, kuko hari igihe ubucuti n'impuhwe bizananirwa cyangwa bigashira. Nibishira se uzaba witwaje iki? Muri wowe uzaba ufite iki? Uzaba upfumbatije iki? Kandi witekereza ko bishira, woye reba wowe senga ugere ku rwego gushyikiriza ibyawe, ugere ku rwego ushakishwa, ugere ku rwego rw'indashyikirwa, abantu bagushake n'Imana igushake. Hanyuma aho ngaho niho uzabana ubwigenge bwose. Bitabaye ibyo ngibyo, isi izakumira kandi izagupfukira. Senga rero ugere ku rwego ushyikira ibyawe, unakore ugere ku rwego ushyikira ibyawe. Kandi turabona ko hari aho byageze, hari aho bari abantu bageze barabibona, kandi babibonye biturutse kuki? Biturutse mu gusenga no kwizera Imana no kugendana nayo. Imana yacu irashoboye, Imana yacu irakora. Nubwo hari abayidusuzugurana, bamwe bakavuga ko twataye umutwe cyangwa turi abatekamutwe, ariko Imana yacu irakora. Iyi Mana uko yahoze n'uyu munsi iracyakora. Senga ukore ugere ku byawe bidaturutse ku mpuhwe. Kandi ibi ngibi byanareba, uretse ko ndimo kubwira abantu basenga, abantu bizeye Imana, ariko birareba n'undi muntu uwo ari we wese wo hanze, kuko impuhwe nubwo umuntu yazibamo, ariko ntiyagagombye kuzitindamo. Amen. Hari imico rero usangana abantu basenga, ndetse hanze bigatuma abantu basuzugurika, bigatuma umuntu ataba indashyikirwa kubera yuko nta kintu afite cyo guha abandi, kubera imico abantu babamo, ariko bakagombye kureka. Muri iyo mico rero abantu bakagombye kureka harimo kubeshya. Nta muntu ukunda umuntu ubeshya, nta muntu ukora n'umuntu ubeshya. Oya, bindashyikirwa ureke kubeshya. Kandi ntushobora gukiranuka ubeshya. Niyo wakiranuka, kubeshya wabigize umuco, gusenga ntubavuga ngo urakiranuka ubeshya. Oya, kubahiriza igihe. Usanga umuririmbyi aza kuririmba, akaza agenda uko yishakiye. Mu rusengero batumiza inama, abantu bakaza icyo bishakiye cyangwa bakanasiba uko bishakiye. Oya, ibyo ntabwo ari gukiranuka, ariko ntibyanaguteza n'imbere, ntiwaba n'indashyikirwa n'ibyakunda. Hanyuma hari ishyari. Nta muntu ugira ishyari, umuntu udashimishwa n'ibyo abandi bagezeho, ngo anarwanire n'uko abandi batera imbere, anashimishwa n'uko abantu batakwicwa n'inzara, utacunga neza ibya rubanda. Uwo muntu yakwizerwa. None iyo bigeze
ku muntu usenga, umuntu wizeye Imana, abantu batezeho urugero rwiza byo bibindi bindi. Ntabwo ushobora kuba indashyikirwa, hari n'ibyo utazanageraho, kaba ari akazi, kaba ari ubundi bufasha ubwo aribwo bwose, ntabwo wageraho abantu baragutahuyemo kuri umunyeshyari. Hari uburyarya, hari kwigana ibibi, hari ubujiji, hariho no gukora ibintu abantu basa naho bagerageza batazi aho bagana bakabikora aho waza. Oya, mu gusenga Imana twizeye, Imana twebe, mujye mubona harmoni iri mu byo yaremye. Ibyo yaremye harimo harmoni, harimo ordre, harimo gahunda. Imana dusenga ni ya gahunda. Ntabwo abantu bapfa gukora ibyo uko babibonye ibintu ngo bikore mu kajagari. Nta wakwizera, nawe nta cyo wakugeza, nta n'icyo wageza ku bandi, ariko nta n'umuntu uzagukenera ukora mu kajagari. Ibi rero bigomba guhinduka. Niba umuntu ashaka kuba indashyikirwa ishakishwa n'abandi, tugomba kuba indashyikirwa zishakishwa n'abantu ariko zishakishwa n'Imana, kuko hari n'inyungu. Tugomba kuba mu buzima buhindura, tugahindura ibitekerezo, tugahindura imikorere ituma tuba indashyikirwa. Amen. Tugomba kuvuga ibyo dukora. Nitube abantu banora mu kuvuga, banadusubira mu kuvuga. Oya, senga uvuga ijambo, ariko biba ari ibintu ukora, biba ari ibintu ubamo. Birashoboka ko abantu batabyemera, batakwemera, ariko wowe bikore. Si ngombwa kwemeza abantu. Imana nikwemera izakomeza n'abantu, ko abantu bo niba nta muntu uzi. Niyo wasenga ute, niyo wakora ute, hari igihe batazakwemera, ariko wowe kora ibyo ugomba gukora, hanyuma Imana ikwemere. N'abantu bazakwemera babishaka batabishaka. Kuba mu bintu umuntu atabirimo. Bantu musenge mu birimo. Ijambo ry'Imana uribemo. Ugendere mu ijambo ry'Imana, ukore ibyo bigusaba, ariko bibemo binagaragara ko birimo. Niba uri umukristo uba umukristo, we uyigira akaguru kamwe ngo kabe hanze, kabe mu bupfumu, kabe no mu gusenga, kabe mu bigirwamana, kabe no ku Mana. Ibyo ntabwo bikora. Amen. Hanyuma hagomba no kubahiriza amasezerano. Umuntu mugasezerana, ejo akaba arabihinduye. Abantu bagasezerana ku bana, ejo ugasanga umuntu ibyaha yasezeranye yabihinduye. Umuntu agasezerana n'undi gukora ikintu, amaproje n'ibiki byose, ejo ugasanga yabihinduye. Mugasezerana guhura, ugasanga yibereye mu bindi. Ibyo bintu ni imitekerereze, ni imikorere itaganisha mu kuba indashyikirwa kandi zishakishwa. Bigomba guhinduka. Hari umuntu wavuze ngo nukora ikintu ujye ugikora seriyezo. Niba usenze usenge seriyezo. Niba uriye urye seriyezo. Niba uhinze uhinge seriyezo. Niba ugende seriyezo. Mbese icyo ukora cyose gikore seriyezo. Ariko nge navuga ngo icyiza ugikore seriyezo, ukiteho cyane. Naho nukora ikintu kibi seriyezo, manyine nawe uzarimburwa ubonye. Ubwo ni ibyaha ntabwo bakora seriyezo, mu ibyaha barabireka, ibyaha barabihunga, ntabwo babyijanikamo. Ariko ikintu ukoze cyiza Imana igusaba, gikore n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, ngo ubishiraho amaboko yawe. Ikintu ushoyemo amaboko nyine ugishyiremo imbaraga zawe zose. Amen. Emera ko hari ibyo utazi, wiki. Wemere ko hari ibyo udashoboye, hari bikurusha, agufashe. Kuko kwemera yuko hari ibyo utazi si ubuswa. No kwemera ko hari ibyo udashoboye ntabwo ari intege nkeya. Aho ni wabana ubufasha buzima. Gufashwa ariko bitandukanye no kugirirwa impuhwe. Impuhwe zo inyuma haba hishi intege nkeya, zaba ziguturutse cyangwa ziturutse ahandi, ariko buri muntu wese yafashwa. Kandi ubufasha buzima ni ubugufasha kwifasha. Wikwishimira ubufasha buguheza mu bubata bw'abantu bashaka inyungu zabo, ariko batifuza wowe gutera imbere. Niba ubonye ubufasha mu gihe runaka, ariko wigutindamo, koko iyo bitinze mu gihe kirekire biguhindura imbata. Kandi umwana w'Imana ntiyakagombye kuba imbata.
y'ikintu icyo ari cyo cyose n'umuntu wari we wese. Amen. Buri wese rero kandi yakenera ubufasha. Ko niyo wagira doctora 10 bivuze ko hari izindi zirenze 10 udafite. Emera yuko hari ibyo udashoboye, hari ibyo utakwigezaho, hanyuma wemere n'abandi bagire gute bagufashe. Emera yuko wikwigira igitangaza, emera ko hari ibyo udashoboye abantu bagufashe, emera ko hari ibyo udashoboye wemere ubufasha. Ko nubwo wabigitangaza, nubwo wakwigira igitangaza ariko nta muntu w'igitangaza ubaho. Kuko buri muntu wese yakenera abandi. Kandi igitangaza ni Imana yonyine nayo ikora ibitangaza. Ariko buri muntu wese yakenera ubufasha. Emera ibyo udashoboye, aho ubona ubufasha ubushake ubufate, hanyuma aho bwaturuka hariho hose kandi bwiza. Ko hari umuntu wavuze ngo ineza cyangwa nabi ntibigira ubwoko, ntibigira akarere, ntibireba diplome, oya, ntibireba amashuri, aho ineza yose izaza yose uzayakira kandi wayibona. Buri muntu wese yakugirira neza, ariko aho inabi yose izava naho uzagira gute uzakazibukira. Kubindashyikirwa rero bijya bikururira umuntu ibibazo, ibyago, intambara ndetse n'amakuba. Kuko hari abantu batajya bemera yuko iyo ubaye indashyikirwa hari abubangamira. Iyo ubaye indashyikirwa mu gukora ibintu neza, mu mucyo abajura babangamira, abaswa urababangamira, n'izindi nkozi z'ibibi urazibangamira. Ariko byaba byiza ukomeye ku cyo wizeye, ugakomera ku Mana yawe kugira ngo igufashe, kugira ngo ikuyobore, hanyuma igufashe gutsinda. Wowe wikomeza ku cyo wizeye, kuyo wizeye, kuko ikiguzi cyonyine, ikiguzi cy'impuhwe nicyo gihenze, ikiguzi cy'amanyanga nicyo gihenze. Wowe bikomeze ku Mana yawe. Birashoboka yuko uburushyi, ubukene n'ibindi bibazo byose bizahoraho, ariko wowe ukora icyo ushoboye, kora icyo ugomba gukora. Nugikora n'undi akagikora, isi izarushaho kuba nziza. Kandi n'Imana byose yarabiteganije ko umuntu wese ifite ibyo yamuteganirije. Si ngombwa kubona nk'iby'abandi, ko Imana yashyizemo ibintu byose byahaza abantu bari bose. Iki bibazo abantu bafite ni umutima mubi abantu bafite, ndetse ukanarenga ubukene bukinjira mu mutima, ariko bikagira ngo bigahinduka n'ubutindi. Imana rero ifasha abantu kugira ngo barenge ibyo byose babe indashyikirwa. Menya ko hari ikiza ugikurikirane mpaka ukigezeho, kandi nunakigeraho ugikomereho, we kukirekura. Menya ko hari aho cyavuye, aho hantu hasigasiye. Menya ko hari uwakikugejejeho, uwo muntu umushimire, uwo muntu ntumwibagirwe, uwo muntu umwubahe. Ariko kubaha umuntu si ukumupfukamira, nta nubwo ari ukumuranya, kuko baranya Imana yonyine. Ariko gira ikinyabupfura, umenye ahantu hari icyiza ugiharanire, umenye ibyiza, umenye n'abantu beza ubane nabo, kandi iga gukora icyiza ugiharanire. Nukora icyiza ukagambira icyiza, Imana nayo izajya guteza kugira neza. Haranira kumenya amakuru, iga, soma, umva radiyo, soma inyamakuru, wirukana ubujiji n'izindi mbaraga zose z'umwijima. Ariko cyane cyane shaka amakuru y'ijuru, kuko ayisi hari igihe ajya abeshya. Nubwo abantu bavuga ngo Imana ntivuga, Imana iracyavuga kandi iracyakora. Senga kugira Imana ikubwiye, ugende Imana yakubwiye, ukora ibintu Imana yakubwiye. Hanyuma ikindi kandi ujye umenya gusenga neza, umenye ibyo usenga ibyo ari byo, umenye kugambira ibintu byiza. Kuko umunsi umwe nigeze nsengera ahantu haza utwana tubiri, nabonaga turi nko mu wa mbere primaire, hanyuma turaza turambwira nayo cyane, turambwira ngo ni ndusengera. Ndababwira nse mbasengera iki? Akana kamwe karambwira kati nsengera hanyuma Imana impe ibipupe byo kuzajya nkirisha. Hanyuma akandi ndakabaza nse ngusengera iki? Karambwira kati none mbwirira Imana impa abantu. Numva birantangaje. Akandi gasaba abantu, ko wabonye abantu Imana yaguhaye abantu buryo wakize, nose wabura iki yaguhaye abantu bayo.
ubwo yaba yaguhaye n'ubutware n'ubuyobozi n'ibintu byose yabiguhaye. Ubwo sinamusenge ngo abone ibipupe, ariko byarantangaje. Menye rero gusengera ikintu kizima, ugambiriye ikintu kizima, Imana ndabizamo kandi zagufasha. Mu nzira rero iganisha mu kuba indashyikirwa ishakishwa, duhura n'ibibazo byinshi kandi bitaryohereye. Abantu baraduta, ndetse ntibanadute gusa ahubwo bakatujugunya no mu rwobo rw'intare. Duhura n'amadubu, duhura na za gereza izifatika n'izindi z'umwuka, aho umuntu aba afunze ariko agakora ntibikunde. Tujya duhura n'amatako ya ba muka Potifari. Hanyuma duhura na byinshi cyane bitugoye, ariko Imana ishimwe ko muri Yesaya ibice 43 umurongo wa 2 n'uwa 3, uwa 2 n'uwa 4, Imana yaduhaye isezerano. Yaratubwiye ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu mugezi ntuzagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Kuko ndi Uwiteka Imana yawe, uwera wa Isiraheli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa ho inshungu, Etiyopiya n'Iseba nahatanze ku bwawe. Kuko umva impamvu, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Umva ikintu gituma Imana uca muri ibyo ngibyo byose ntufatwe n'icyo ngicyo. Abakora rero ibibi, abagambira ibibi ku buzima bwawe bihorere, wowe ubane n'Imana, ugendane n'Imana, izabigucishamo. Kandi hari n'igihe Imana ijya ibigukuraho utazi n'ukuntu byanagenze. Abo bose abagutaye, abakurwanyije, hari igihe bigera ahantu bamaze kunanirwa bakagaruka. Wowe komeza ku Mana, ugire n'Imana yawe. Iyo wabaye rero indashyikirwa ukenerwa n'Imana. Ibyo wenda tubisoma mu kuva ku murongo igice cya 14 kuva ku murongo wa 13 wa 10 kujya ku wa 13. Haravuga ngo Farawo abatuze, Abayisiraheli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuriye inyuma yabo. Baratinya cyane. Abayisiraheli batakira Uwiteka, ariko Uwiteka yarabatabaye. Wenda simarangije, ubishaka ari buze gukomeza. Yarabatabaye. Iyo wagendanye n'Imana ntabwo ari wowe wirwanira, Imana irakurwanirira. Hari n'ibyo ukubitira iyo ngiyo ikabihana ntutigeze ubikoraho. Ceceka rero nawe muri iyo ntambara ucamo, emera urwanira kuba indashyikirwa. Imana ikurwanire. Hari ibyo izakurenza, hari ibyo izagukubitira. Wowe bana n'Imana, ugende n'Imana, uharanire kuba indashyikirwa bashakisha izira ikibi yanga ikibi. Ugendane n'Imana, Imana yonyine izabyikorera atari wowe. Nta maboko yawe uzabishoramo, wowe gambira ikiza gusa. Kugenda kose rero ntibivuga ko bikugezayo, no gukora kose ntibivuga ko biganisha ku iterambere. Menya gupanga neza. Abisi barapanga, ariko n'abakristo n'abana b'Imana bakagombye gupanga, bakamenya uko bakora ibintu, bagapanga, bagakora gahunda, kandi bakagira n'ibyo n'ukuntu biga, bakiga amateka bakamenya, ku buryo umuntu atakagombye kugushwa n'ibintu byashize byagushira abandi kandi yanamenye. Igitangaje ni uburyo uyu muhungu wa Nebukadinezari yaguye akanapfa, ariko yarabonye ibyo Imana yacishije se. Isi yagiye kurisha mu ishyamba kubera kwishyira hejuru, ariko uyu muhungu we Belishazari nawe
yishyize hejuru ajya kunywesha ibikoresho bari basawe i Yerusalemu, kubera ko yarahaza vino, arangije Imana iramwica arapfa. Reka rero twigire ku byo tureba twanyuzemo, tuyibyo twirinda kugira ngo tube indashyikirwa, ko iby'isi nasanze ari ukubirwanirira, ariko n'ibyo nasanze ari ukubirwanira. Nta na kimwe rero cy'ubusa kibaho. Isi nta na kimwe cy'ubusa itanga, byose ni ukubirwanirira. Hari mu gusoza rero wenda hari ibintu hari umugani mu Kinyarwanda bajya baca ngo uwigize agataro ayora ivu. Bakristo bavandimwe, bantu musenga, mureke duhindure imikorere, duhindure imitekerereze, dushakishe uko twaba indashyikirwa zishakishwa, tureke ko kugaragara nk'udutaro aha ngaha hanze abantu bose bayoresha ivu bakatugira uko bishakiye. Ariko bisaba iki? Bisaba yuko dushaka uko uruvugiro ntabwo byizana. Tugomba kuba abantu babonamo izo mbaraga, abantu babonamo umumaro, abantu babonamo gukemura ibibazo byananiranye. Kuko ari Danieli, ari na Yosefu, icyabagejeje ibwami kikabahindura abatware nuko bakemuye ibibazo abandi bose bari bananiwe, bagasobanura indoto, ariko bakabasha guhishura ibihishwe, bakabasha gukora ibintu byananiye abandi. Icyo nicyo cyonyine cyatuma tudahinduka udutebo tuyora ivu. Nimureke rero byibura tumere nk'abakurambere bacu, yaba Danieli, Dawidi, Yosefu, Aburahamu, na Yesu urugero rwacu. Kuko nk'uko Pawulo yabivuze, twebwe twagagombye no kurenzaho, kuko Yesu ari muri twebwe adushoboza, kandi yaratubwiye ngo icyo tuzasaba cyose azagikora, ndetse nitunamwizera tuzakora ibirenze ibyo yakoze. Danieli rero yanze kwiyandurisha ibyo kurya, yanga gupfukamira ibigirwamana. Yosefu yanze guhemukira shebuja, yanga guhemukira Imana. Hanyuma Dawidi yanze ko Imana isuzugurwa, yanga nuko umukumbi yararagiye uribwa n'amadubu, ararwana yemera gutanga n'ubuzima bwe. Ariko ibyo byose havuyemo ikintu gikomeye. Ibyo byose havuyemo yuko kumenywa n'abakomeye. Abantu bahinduye amagambo ku byo bavugaga naho bari bashyize, bavuyeyo abantu bahinduye amagambo. Hari abagarutse, hari n'abandi baguye muri uko kugira nabi, babarwanyaga bitaguye neza. Umwami yabaha agaciro, bari barabuze. Iyo wabanye n'Imana ukemera kuba w'agaciro ukabiharanira, uba w'agaciro, ugashakishwa n'abantu, ugashakishwa n'Imana. Ntusabiriza ahubwo uratanga, ntugirirwa impuhwe ahubwo uzigirira abandi. Nimureke muri uru rugendo rero twiyambure imico mibi, ariko cyane cyane irimo n'ishyari. Ishyari ridukururira mu bintu bibi, ndetse rikanaduteza n'intambara zitari ngombwa. Buri wese ashimishwe n'iterambere rya mugenzi we, buri wese agira umutima uharanira icyiza kandi afashe mugenzi we gutera imbere. Kuko wigiriye ishyari umuntu wubatse inzu, iyo nzu niyi niwe wayiyubakiye. Winagirira ishyari umuntu wicaye ku ntebe, iyo ntebe niyi. Kuko uzajya umenya yuko uko Imana igukunda ariko ikunda n'abandi. Babifitiye uburenganzira rero. Imana ntikennye ku buryo itaguha wowe ibyo ukeneye. Reka ishyari, uharanire kuba indashyikirwa, bagushakisha. Reka ishyari,
umenye yuko niwitwara neza Imana izabiguha. Si ngombwa yuko Imana ibiguha yabyambuye abandi, kandi yabibyambura na affaire yayo, ni business yayo, ntabwo ari yawe, nta rubanza rukuriwe. Wowe ushobora kuba ukennye, wumva ukennye, ariko Imana ntikennye. Ntiyanabuze nawe yatereka inzu yawe, ntiyanabuze nawe yatereka intebe yawe. Reka ishyari, uharaniye ko n'abandi batera imbere, uharaniye kuba indashyikirwa, kandi ujye umenya yuko nk'uko byanditse muri Matayo ibice 7 umurongo wa 12, avuga ngo nuko ibyo mushaka ko abantu babagirira mube ari byo namwe mubagirira namwe, kuko ayo ariyo mategeko y'ibyahishuwe. Haranira kuba indashyikirwa bagushakishe, kuko hari igihe ubucuti bushira, hari igihe impuhwe zishira, kandi n'igihe cyose uzaba uri mu mpuhwe ugirwa impuhwe n'abantu. Inyuma y'izo mpuhwe ujye ureba imbaraga nkeya zawe zihari, ujye ureba akaga gashobora kuko haba abantu bagutaye n'ibintu byakuyobeye, kuko bijya bibaho abantu bakananirwa. Ariko iyo waharaniye kuba indashyikirwa, impuhwe ntuzitindemo cyangwa ntunazemere, bigira icyo bikumarira, kuko ibingibi bigushije abantu ku giti cyabo, ibingibi bigushije umuryango, bigushije itorero, ariko bigushije n'igihugu, kuko hari ibyo umuntu atabasha kugeraho abeshejweho n'impuhwe. Impuhwe zigira aho zigarukira, impuhwe zigira ibyo zigutegeka, impuhwe zikurisha ibyo utagomba kurya, impuhwe zijya zikwambura ijambo zikagupfukamisha, ukajunjama wari umugabo ukabura ijambo wari urifite. Impuhwe nimureke tube indashyikirwa, dukore ibintu neza, dusenge neza, dukore neza, hanyuma Imana nayo izajya gute, izadufasha, kuko Imana niyo idushoboza muri byose. Reka turirimbe iyi ndirimbo. Iyo ntinye ko kwizera kwanjye ari guke, kandi yongiye kuneshwa, Yesu ni umfasha. Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Urukundo rwanjye ruke ntirwamufata, sinamugundira ubwanjye, iteka aramfata. Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Ntiyakundira ubugingo bwanjye kubura, yabucunguje igiciro, iteka aramfata. Yesu aramfata akankomeza, kuko ankunda bihebuje, arankomeza. Teka Mana yanjye, ndagushimiye kubw'uyu mwanya nari mu jambo, ndagushimiye kubyo mbashije kuvuga, ndagushimiye kubumvise ijambo n'abazabyumva, ndagushimiye Uwiteka kubw'umwuka wawe wera uriherekeje, rigende rigere kubo rigenewe bose kubazabyumva, kandi Uwiteka ribafashe guharanira kuba indashyikirwa, zidafashwa ahubwo zifasha abandi, ribafashe Uwiteka Mana ishobora byose kudatinda mu mpuhwe, ahubwo bahinduke abantu bafasha abandi, bahinduke abantu babonye ubuntu bwawe, bahinduke abantu Uwiteka bisobanukiwe, bagasobanukirwa n'uwuriwe, bagasobanukirwa n'icyo bagomba gukora, kandi bagikore neza. Gendera ubwoko bwawe Uwiteka, ubashoboze kureka ingeso mbi zose Uwiteka zituma batabasha kuba indashyikirwa zishakishwa,
ubagirire neza, ububake muri byose, ukomeze udushoboze muri byose, utugirire neza. Nitwongera guhura n'ubundi tuzagushima mu buzima bwacu bwose, mu biri imbere byose tubishyize mu biganza byawe, kuko ni wowe utubashije, ni wowe utugira neza. Reka icyubahiro kibe cyawe umunsi n'iteka ryose. Amen.